The world now believe it was a giant confidence trip. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi 1969 nibwo Amerika yemeje ko yohereje abantu 3 ku kwezi ndetse igatanga n'ibimenyetso bigiye bitandukanye. Iyi ni intambwe ya mbere ikomeye kandi irenze ikiremwa muntu giteye kuva cyagera hano ku isi. Dore ndi hano ku kwezi kandi mpagarariye igihugu cyanjye nka Amerika ndetse ni n'agaciro gakomeye ku gihugu cyanjye. Aya akaba ari amwe mu magambo yavuzwe na Michael Kronge se wari uri muri abo 3 be bagiye ku kwezi ndetse akaba yarabivugaga hari na video irimo arerekanwa arimo aragenda ku kwezi. Gusa nubwo Amerika yakoze ibishoboka byose kugira ngo yemeze abantu bose ko yagiye ku kwezi, hari abantu batabyemera ahubwo babifata nk'ibintu by'ibinyoma muri ibyo byose ndetse bagatanga n'ibimenyetso bigiye bitandukanye. Ubu rero tukaba tugiye kubereka ibimenyetso bigiye bitandukanye byatanzwe n'abahanga muri siyansi ndetse n'abantu benshi bagiye batandukanye byemeza ko Amerika itigeze igera ku kwezi, ahubwo ari ikinyoma cyahembwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ikunde ibigihangange. Umuhanga mu by'isanzure N. Robert nawe akaba yaragize icyo abivugaho. Every single one of them. Yeah, they lied. Njyewe ubundi ntago nzigira nemera yuko Amerika yigeze igera ku kwezi. Dore ko ari n'ibintu bidashoboka yaba kuri twebwe abantu bamenyera ibintu by'isanzure ndetse nta n'abandi bantu bose bashobora kugera ku kwezi kuko hari ibindi bintu bibatangira byatuma batagerayo. Nk'urugero ugiye gusohoka mu isi ugiye kwinjira mu isanzure, igihe ugiye mu wundi mubumbe cyangwa se ugiye ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye, hari agace gafatwa nk'umukandara w'isi, aho gace ukaba utakarenga muri ikiremwa muntu. Igihe rero uharenze ntabwo ushobora kumara iminota myinshi ukiri muzima bitewe n'ubushyuhe buba bwoherezwa n'urumuri ruturuka ku izuba. Ako kanya uhita urwara kanseri y'uruhu kandi nta n'iminota 8 wamara ukiri muzima. Ibyo ni ibintu bitandukanye cyane rero nuko abanyamerika babigenje. Nta n'ubwenge bashyizemo wenda ngo bavuge ko abantu bagiye ku kwezi baguyeyo cyangwa se habeho ikindi kintu kigiye gitandukanye, ahubwo bagarutse ari bazima, ibintu bidashoboka na gatoya cyane rwose. Kirizi nawe akaba ari umuntu umenyereye ibintu by'isanzure, nawe akaba yaravuze yuko mu by'ukuri ngo ari ibinyoma. Akaba yaratanze ikimenyetso cy'uko mu by'ukuri ku kwezi nta muyaga ubayo kandi idarapo ry'abanyamerika ryaragaragaye ku kwezi risa nkaho ririmo rirahuhwa n'umuyaga, ibintu bidashoboka na gatoya cyane. Mu gihe ahantu hatari umuyaga n'ikintu gihari rero ntabwo cyagaragara nk'ikirimo kirahuhwa n'umuyaga. Bikaba ari ibintu bigaragaza yuko mu by'ukuri aya mashusho atari ayo ku kwezi ahubwo ari ayo bakoreye muri studio zigiye zitandukanye. Flapping because material moves when. Ariko Amerika wagira ngo ahari ibintu bavuze nta nubwo bari banabitekerejeho. Ubundi ugiye gukora ikinyoma urabanza ukiga n'uburyo icyo kinyoma uzagisohora cyangwa se uburyo uzakoresha kugira ngo icyo kinyoma gisohoke. None se abantu benshi tuzi ko cyangwa se abahanga mu isanzure tuzi ko ku kwezi nta muyaga ubayo, sibyo? Ariko usanze Amerika ishyizeho ikinyoma yewe ntinatekereza kuri ako kantu. Nibwo nyine baribeshye nyine nta kundi, ariko nyine twarabavumbiye ntago bazongera kutubeshya. Njyewe sinzigira nemera ko Amerika yigeze igera ku kwezi, nzabihagararaho mpaka ubuzima bwanjye bwose n'abana banjye bose nzayibatoza. Emu Bryson nawe igihe yaganiraga n'itangazamakuru akaba yaragize icyo abivugaho, akaba yarasubije agira ati ariko se ngiye muranibaza ukuntu Amerika ibeshya abantu ibintu bigaragara rwose ko ari ibinyoma barangiza bakabyemera. Ibi ni ibintu bigaragara rwose, ngiye ibimenyetso mfite ni byinshi byabyemeza ko biriya bintu bivuga ko Amerika yagiye ku kwezi ari ibintu byo kubeshya gusa. Ntiwamenya inyungu yari igendeye ariko inyungu zo zirimo, kuko kumenya ko Amerika ko yagiye ku kwezi ni ibintu byayizamuriye ibendera cyane ndetse igahita yamamara no ku isi yose. Nibyo Amerika ni igihangange ku isi yose ariko yari ishaka no kuba igihangange mu isanzure hose. Gusa ibyo ngibyo ntabwo biri buyihire kuko twamaze kuyivumbura, twamaze kumenya ko ibyo irimo aravuga byose nyine ni ukutubeshya. Ngewe ku bimenyetso natanga urabona nko ku mafoto ari muri ziriya video zerekana ko Amerika yagiye ku kwezi. So ni ibintu bigaragara neza cyane ko ari amafoto arimo icyo wakwita nkaho ari editing cyangwa se yakorewe muri studio. Dore impamvu ibyemeza ni iyi ngiyi. Ubundi mu busanzwe ku kwezi habaye urumuri rumwe rwonyine kandi nabo
bari bagiye nta rumuri na rukeya bitwaje. Urumuri ruba ku kwezi rero nta rundi, ni urumuri rw'izuba rwonyine, nta rundi rumuri na rumwe cyangwa se nta handi hantu na hamwe hava urumuri rugera ku kwezi usibye izuba ryonyine niryo rihamurikira. Tugendeye ku mafoto bagaragaje bavuga ko bayafatiye ku kwezi, ikigaragara cyo nuko ayo mafoto ikintu kirimo kiragaragaramo nuko bari barimo baragenda basa nkaho bafite ibicucucucu bibiri. Urabona iyo urumuri rukubise ku muntu cyangwa se ku kindi kintu runaka haza igicucucucu, ariko iyo urumuri ari rumwe bigaragara ko icyo gicucucucu aba ari kimwe nyine nk'ibisanzwe. Ariko iyo haje nk'indi sosi y'urumuri cyangwa se indi nkomoko y'urumuri, icyo gihe nyine haza ibicucucucu bibiri. So mu gihe rero aya mafoto yafatwaga, ikigaragara cyo nuko yafatirwaga muri studio ndetse n'ahandi hantu hari amatara agiye atandukanye, kuko mu gihe bagendaga bajya ku kwezi cyangwa se bagenda bajya aho ngaho ntabwo bitwaje urumuri. Ikindi kandi niyo warwitwaza ku kwezi haba hariyo ibintu byinshi bitatuma ujya mu bintu byo gushyiraho amatara ngo ube wacana. Ikindi kandi mwibuke neza, twababwiye ko ku kwezi cyangwa se iyo ugiye ku kwezi urumuri rwonyine ruba ruriyo, ni urumuri rw'izuba rwonyine, nta yindi nkomoko y'urumuri ruba ruri ku kwezi usibye izuba ryonyine. Ayo akaba ari amwe mu magambo yavuzwe na M. Bryson, umuhanga mu by'isanzure ndetse akaba ari n'umwe mu bantu bahambaye iyi si yigeze kugira, bari bafite ubushobozi bwo kumenya ibintu byinshi bijyanye n'isanzure. Uyu akaba yaratanze ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye bigaragaza ko Amerika yabeshye isi ndetse akagaragaza n'uburemere bw'icyo kinyoma uburyo bungana. Ubwo rero nawe wifashishije izi nzobere mu bintu bijyanye n'isanzure ndetse ukifashisha n'ibindi bimenyetso byinshi twakubwiye, amahitamo ni ayawe yo kwemera ko Amerika yagiye mu kwezi cyangwa se icyo ngicyo ari ikinyoma. Mwari muri kumwe nk'ibisanzwe, nitwa Ishimwe na Resisi. Ntiwibagirwe gukora subscribe.